hagati y'umwaka wa 460 na 377 imbere ya Yesu witwa Hippocrate niwe uzwi ku ihame rivuga ngo reka ibyo kurya byawe bikubera umuti kandi buri gihe umuti wawe ujye ukomora mu byo kurya. Ngaho rero reka twige imiti 5 yatuvura inkorora ndetse n'ibicurane. Umuti wa mbere uvura inkorora n'ibicurane ni tangawizi n'ubuki. Amakuru dukesha urubuga healthline.com avuga ko tangawizi ifite ubushobozi bwo kurwanya udukoko dutera indwara, anti-inflammatory and antimicrobial properties mu rurimi rw'icyongereza. Ubu bushobozi tangawizi ifite ibukesha ahanini ibinyabutabire bibiri byitwa gingerol na sugarol mu rurimi rw'icyongereza. Ifite kandi uruhare runini mu kongerera umubiri ubudahangarwa. Yagiye ikoreshwa cyane mu kuvura, ariko abahanga bavuga ko ubushakashatsi bwimbitswe bugikenewe gukorwa ngo hamenyekane byinshi kuri tangawizi. Amakuru kandi dukesha uru rubuga healthline.com avuga ko ubuki nabwo bufite imbaraga zo guhangana na mikrobe zitera indwara, antimicrobial and antibacterial properties mu rurimi rw'icyongereza. Ubushakashatsi bwagaragaje ko ubuki bw'umwimerere bwica bakteri na fungi, utu ni udukoko dutera indwara tudakenewe mu mubiri. Kuvanga ibi byombi rero ni umuti utangaje w'ibicurane n'inkorora. Uko bitegurwa: ukata tangawizi cyangwa ukazirapa, ukabitogosa mu mazi, byamara kubira ukayungurura ugashyiramo ubuki, warangiza ukanywa. Ibyiza ni ugushyiramo ubuki bitangiye guhora bitagishyushye cyane. Impamvu ni ukugira ngo ubuki butangirikira muri ayo mazi yabize. Icyitonderwa: bitewe n'ibyitwa botulinum spores ubuki bufite bijya bitera indwara abafite imibiri idashoboye kubirwanya. Abana bataragira umwaka umwe ntibemerewe kurya ubuki. Umuti wa kabiri uvura inkorora n'ibicurane turi buvugeho ni tungurusumu. Hariho benshi babangamirwa n'impumuro uwariye tungurusumu mbisi aba afite. Uko niko iyo mpumuro inabangamira indwara iyo igeze mu maraso ibikesheje ibyitwa allicin. Uko ikoreshwa rero tungurusumu kugira ngo ikuvure ni ukurya uduheke hagati ya 3 na 4 tubisi, ukadukatagurira ku byo kurya bya nimugoroba. Si byiza kuyirya nta kindi wariye kubera yuko ifite acide nyinshi ishobora kukwangiriza igifu. Niyo mpamvu ibyiza ari ukuyikatagurira ku byo ugiye kurya ukayirisha. Ikindi ni uko atari byiza ko umugore utwite cyangwa uri mu mihango n'undi muntu ufite aho ari kuva amaraso wese arya tungurusumu mbisi, kuko igabanya kuvura kw'amaraso coagulation, bigatera kuva ubudakama. Ubwo rero hashobora kubaho n'impanuka z'uko iyo nda ishobora kuvamo, cyane cyane iramutse ikiri ntoya. Ngaho abakoresha tungurusumu bivura inkorora n'ibicurane ibyo bazabizirikana. Umuti wa gatatu turi buvugeho uvura indwara y'inkorora n'ibicurane ni igitunguru, cyane cyane gitukura. Amakuru dukesha igitabo Santé par les aliments cyanditswe na Dr George Pamplona Roger ku rupapuro rwaho rw'145 havuga ko imiterere ituma igitunguru kibasha kuvura inkorora n'ibicurane ari ibiri. Uwa mbere ni imiterere yica udukoko dutera indwara cyangwa se propriété antibiotique. Imiterere ya kabiri niyo bise effet mycolytique cyangwa se ubushobozi bwo kuyengesha ibimyira. Ni nayo mpamvu iyo uriye igitunguru wumva mu mazuru birushijeho kuba utuzi. Aha ntibikwiriye kugutera impungenge kubera ko biba biri kuyenga bikavamo byihuse bigatuma ukira vuba. Ngaho rero uko gikoreshwa: ushobora kugikata ukakamuriraho indimu, ugakatiraho n'udushishwa twayo igihe ikiri nziza itaruma, hanyuma ukabirya mbere yo kurya ibyo kurya byawe byo kumanywa, ukabona gukurikizaho ibyo kurya. Ibi bizakuvura
inkorora n'ibicurane. Umuti wa kane uvura inkorora n'ibicurane turi buvugeho ni vitamine C. Wakwibaza ngo vitamine C ni umuti gute? Vitamine C ifite uruhare runini mu kongerera umubiri ubudahangarwa bwo kwirwanaho ugahangana n'indwara. Iyi vitamine iboneka mu mbuto ndetse n'imboga mbisi, cyane cyane zifite ibara ry'icyatsi kibisi. Ingero twatanga ni nka kapusine ku mboga ndetse n'amaronji ku mbuto kimwe n'ibisa nayo. Reka tuvuge gato ku maronji. Igitangaza kiboneka muri gahunda y'ibyaremwe n'Imana ni uko amaronji akunze kwera mu bihe bibanziriza igihe cy'izuba, aho inkorora n'ibicurane biba byiyadukije cyane. Urugero natanga ni hano mu Rwanda. Amaronji yari yeze anahendutse hagati y'ukwa gatanu n'ukwa gatandatu. Nk'uko mubizi, ibyo bihe byahise birangwa n'inkorora ndetse n'ibicurane, aho abantu benshi bagize ubwoba kubera imiryango myinshi yari yibasiwe n'iyo ndwara. Biba bikwiriye rero ko abantu barya amaronji bihagije igihe yeze kugira ngo umubiri witegure ibigiye gukurikiraho. Uko twayakoresha ni ukuyarya bisanzwe, ariko noneho hari icyo kwitabwaho. Amaronji agira akantu k'umweru kaba kayapfubitse kabanziriza ibishishwa by'inyuma. Ako kantu nako gafite vitamine C kandi gafite n'ibitera amara gusohora imyanda neza byitwa fibre cyangwa se ururenda. Niyo mpamvu rero ibyiza ari ukurihata ariko utarikomeretsa ku buryo uri burye no kuri ako kantu k'umweru. Ushobora kandi no gukamura aya maronji ukayanywa ari umutobe wayo, cyane ko ibintu by'imitobe byihuta cyane mu igogora cyangwa se digestion bikavura vuba. Ngaho rero mbere y'uko ibihe by'ibicurane n'inkorora bitera, mujye mwihatira gukoresha amaronji. Ikindi, ntukabure ibyo kurya bibisi igihe ugiye kurya, kubera yuko vitamine C ntiboneka mu byo kurya bitetse. Umuti wa gatanu turi buvugeho uvura inkorora n'ibicurane ni imyitozo ngororamubiri, siporo. Imyitozo ngororamubiri iyo uburyo bwose itera amaraso kwihuta, bityo abasirikare b'umubiri bakihuta mu kurwanya indwara. Reka dufate urugero. Uwagutuma ugenda n'amaguru n'uwagutuma ugenda kuri moto, aho wasohoza ubutumwa vuba ni he? Nta gushidikanya ni igihe ugenda kuri moto. Amaraso y'umuntu wakoze siporo aba yihuta cyane. Aha turabigereranya no kugenda kuri moto. Naho amaraso y'umuntu utakoze siporo aba yigendera ku muvuduko usanzwe. Ubwo rero iyo urwaye ugakora siporo, urwaye inkorora cyangwa ibicurane, uba ufashije amaraso kwihuta, bityo abasirikare b'umubiri nabo bakihuta bagasoza umurimo wabo ari wo kurwana ku mubiri kugira ngo birukane indwara mu mubiri. Rero ntuzajya urwara inkorora cyangwa ibicurane ntukiryamire gusa, ahubwo jya wihutira kongera siporo kugira ngo ufashe umubiri gukira vuba. Bakunzi bacu rero, iyi niyo miti 5 twari twabateguriye uyu munsi yatuvura inkorora n'ibicurane. Niba wifuza kuzajya ubona ibindi biganiro byiza nk'ibi ngibi, wakora subscribe kandi ntiwibagirwe gusangiza abandi iyi miti, cyane ko inkorora n'ibicurane ari indwara ikunze kwibasira abantu benshi. Naho ubutaha